ubu inkuru ishyushye ni urubanza rwa Motion cyangwa se uzwi nka Turahirwa Moses washinze inzu y'imideli ya Motion. Uyu noneho yashyize yemera ko yakoresheje ikiyobyabwenge cy'urumogi, ariko akavuga ko yari mu Butaliyani ku buryo bitafatwa nk'icyaha. Motion rero uyu munsi akaba yagejejwe imbere y'urukiko, araregwa ibyaha bibiri birimo gukoresha ibiyobyabwenge no gukoresha inyandiko mpimbano hashingiwe kuri pasiporo ye yagaragaje avuga ko yahinduriwe igitsina. Mu iburanisha ry'urubanza rwe rwatangiye kuri uyu wa gatatu, ubushinjacyaha bwavuze ko bwagejeje Turahirwa mu rukiko akaba arerwa icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge, kuko mu isuzuma yakorewe bamusanzemo ikiyobyabwenge cy'urumogi ku kigero cya 321. Ubushinjacyaha bwavuze ko mu gusaka urugo rwa Turahirwa basanzemo agapfunyika k'urumogi mu ishati yari mu nzu ye. Uyu musore yemeye icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge, icyakora ahamya ko urumogi yarunywereye mu Butaliyani aho yaramaze imyaka 2 yiga, kandi ko ho rutabujijwe. Yavuze ko akwiriye kuryozwa urumogi yaba yaranywereye mu Rwanda aho kuryozwa urwo yanywereye aho mu Butaliyani, kuko ho ngo byari byemewe. Naho ku gapfunyika k'urumogi rwasanzwe iwe, inkuru y'ikinyamakuru Igihe kavuga ko Turahirwa yavuze ko atazi uko rwahageze, icyakora ngo akeka ko ari urwo yavanye mu Butaliyani atabizi, cyane ko rwasanzwe mu ishati atarambara na rimwe. Hano umuntu ashobora kwibaza, nubwo rwasanzwe wenda mu ishati atarambara na rimwe, mu mashati yo mu Butaliyani yo bacuruzamo n'urumogi ku buryo umuntu yavuga ngo uru rumogi rwari ruri mu ishati. Ibi ni ibintu abantu benshi bakomeje kwibaza. Ku cyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano, ubushinjacyaha bwavuze ko umukurikiranyeho guhindura pasiporo yahawe n'urwego rwa leta ndetse agashyiraho amakuru y'uko yahinduriwe igitsina n'itariki y'amavuko. Mu kwiregura, Turahirwa yahakanye iki cyaha, avuga ko atigeze ahindura urwandiko rwe rw'inzira, cyane ko yifashishije kopi yarwo. Aha yavuze ko nta kigaragaza ko ari urwandiko rwe rw'inzira yahinduye, ahubwo icyabaye ari uko yafashe kopi yarwo akuraho bimwe mu biruranga. Icyo byose icyaha gukuraho kopi se y'ikintu so original, buriya kopi y'ikintu nta na original nta nuba bitandukaniye. Cyane cyane nuko bavuga ngo nafashe fotokopi yanjye y'iranga muntu nkuraho imibare y'iranga muntu, ngo none ngo ntacyo bitwaye. Gusa ibyo ni iby'urukiko. Wenda icyakora ngo yabwiye urukiko ko ari gutegura filime yise Kwanda season 1 igaragaramo iyo show, nta hantu yigeze akoresha iyi kopi yahinduye ayiyitirira. Umucamanza yabajije Turahirwa niba atumva ko guhindura urwandiko rwe rw'inzira ari icyaha, asubiza ko iyo foto yari yayishyize kuri Instagram yahise ayisiba kuko yabonye ko biteje ikibazo. Aho yakubisiba nabwo ntabwo bihagije rwose, nabwo ni uruca abana kuri iyi ngingo. Ahamya ko kandi ngo kuba yarasibye nimero z'icyo cyangombwa yumva bidakwiye kuba icyaha. Maître Bayisabe Irene unganira Turahirwa yavuze ko itegeko rihana umuntu wakoze inyandiko mpimbano risobanutse ko bityo ko umukiriya we icyo cyaha icyo yahinduye ari kopi y'urwandiko rwe rw'inzira aho guhindurira urwandiko rw'inzira nyirizina. Naho ku bijyanye no gukoresha ibiyobyabwenge, Maître Bayisabe yavuze ko ibyo Turahirwa yasanzwemo ari ibyo yanyoye akiri mu Butaliyani kandi ari ibintu yiyemerera, bityo ko urukiko rukwiriye kubishingiraho rumurekura agakurikiranwa adafunze. Icyakora ngo nubwo mu Butaliyani yanywaga urumogi, muri icyo gihugu ntabwo kandi bifatwa nk'icyaha. Aha rero nabwo hanteye kwibaza, ese bapima Motion cyangwa bapima Moses bashoboye kumenya niba koko urwo rumogi ari urwo yanywereye mu Butaliyani? Kuko mu mubiri w'umuntu uko mbitekereza, urumogi iyo rugiyemo ntabwo rujyamo ruvuge ngo ngewe rumogi ndimo kuri iyi tariki nanywerewe mu Butaliyani. Icyo nzi wenda ntabwo ndi umuhanga cyane mu bigendanye no gupima iby'abantu banyoye cyangwa se biri mu mubiri w'umuntu. Gusa icyo nzi ni uko ikintu cyose wigeze kunywa iyo baje gupima ibintu by'ibiyobyabwenge upfa kuba warigeze kubifataho
kabone n'ubwo waba warabifashe wenda ukiri umwana, ntibapimye urumogi bakavuga ngo uyu mubiri wigeze ugeramo ikiyobyabwenge cyitwa urumogi, ibyuma birarubona, ibyo binyabutabire by'urumogi biragaragara, ariko sinzi niba ingingo yo kuvuga ngo yarunywere mu Butaliyani izarya, kubera ko kuvuga ngo wanywereye urumogi mu Butaliyani ntago byanditse mu nda cyangwa mu maraso babisanzemo. Ikindi nanone wenda ntabwo ndi guca urubanza, ndi gusesengura uko mbyumva, kuba nanone yarageze mu Rwanda urwo rumogi bakarumusangamo mu nda ye ndetse bakarusanga no mu ishati, aho birahura rwose, birahura. Birashoboka ko no mu Rwanda wenda akirunywa. Noneho rero ubushinjacyaha bwagaragarije urukiko imiterere y'ibyaha Turahirwa aregwa, bumusabira gufungwa by'agateganyo mu minsi 30 mu gihe iperereza rigikomeje. Icyakora Turahirwa yasabye kurekurwa akaburana ngo ari hanze, ndetse atanga inzu ye y'imideri ya Motion nk'ingwate, ndetse se na mushiki we bemera kumwishingira kugira ngo urukiko rumurekure aburane adafunze. Maître Dr Asimwe Frank nawe wunganira Turahirwa yibukije urukiko ko rukwiriye kurebera kukuba umukiriya wabo ari ubwa mbere akurikiranweho ibyaha ibyo ari byo byose rukamurekura. N'ubundi si umuntu wenda umuntu wese yafunzwe bwa mbere n'ubundi abakurikiranywe bwa mbere ntabwo ari ingingo, kuko kuvuga ngo umuntu nibwo akurikiranwe bwa mbere nose ntushobora gufungwa bwa mbere n'ubundi ugaheramo cyangwa se ukaba umwere, iyo ntabwo ari ingingo. Yibukije kandi ko ari ihame kuba umuburanyi yaburana adafunze uretse igihe hari impamvu zikomeye. Ibyo ndayemera kabisa, buriya ntabwo ari ngombwa gufunga buri gihe. Maître Bayisabe yavuze ko umukiriya wabo ashobora gutegekwa kugira ibyo yubahiriza mu gihe yaba arekuwe, kandi ko ntaho yatorokera, cyane ko urwandiko rwe rw'inzira rwafatiriwe n'ubushinjacyaha. Yibutsa urukiko ko n'imipaka y'u Rwanda irinzwe neza ku buryo ntaho yanyura, aho kunyura aho yahanyura, gutoroka bwo yatoroka, ahubwo wenda kereka niba afite izindi ngingo zimurengera. Naho kuba nta rwandiko rw'inzira ashobora no guca muri pariki, ntabwo twabitindaho. Byongeyeho ngo afite abishingizi nawe ubwe akaba yatanze nk'ingwate ibyangombwa bya Motion, n'ubundi yatorotse Motion ntaho yajya, yaguma hano mu Rwanda. Inzu y'ihanga imideri ifite agaciro karenga miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda niyo yatanzeho ingwate. Ikiburanwa hano ntabwo ari imitungo yanyereje, wenda tuvuge ngo imitungo ye bayifatira kubera ko yanyoye ibiyobyabwenge. Ibyaha akurikiranyweho n'ibyaha mpanabyaha bishobora kumuhana ubwe ku giti cye, ku buryo bitazamo n'ibyo gufatira imitungo. Yiyongeraho izi ngwate kandi ngo ziyongeraho na mushiki wa Turahirwa wari mu rukiko, akaba asanzwe ari umwarimu muri kaminuza wemeye kumwishingira. Banongeraho ko na se yagombaga kugaragara mu rukiko yishingira umuhungu we, ariko imihanda iramugora kubera ibiza biherutse kwibasira intara y'Uburengerazuba. Nyuma yo kumva impande zombi, umucamanza yavuze ko icyemezo cy'urukiko kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo kizatangazwa ku ya 15 Gicurasi 2023. Nk'uko mubona rero ngo uwo Motion ari kumwe n'abamwunganira mu mategeko. Gusa benshi bavuze ibintu byinshi, nawe ushobora kugira icyo wavuga. Uru ni urubanza ruburanywe bwa mbere, nibwo yagezwa imbere y'urukiko nyuma ya byinshi byagiye bivugwa, ndetse n'ibyo Moses yagiye akora bigakurura impaka. Hari amashusho yagiye hanze, bamwe baravuga ati ni ugushishikariza abantu ubutinganyi, ibyo bivaho mu cyo yise kwanda, ariko bishoboka kuba wenda bitandukanye we n'ibyo avuga. Ariko inyito yo kwanda murabizi ko isi habwa ikindi gisobanuro ariko kijyana mu isura y'ubutinganyi. Bihumira rero kumira ari noneho ubwo yafataga uru rupapuro rw'inzira akagaragaza ko rwose yahinduriwe igitsina, ko yabaye umukobwa, ndetse rwose n'u Rwanda rukaba rwaramushimiye nako rwarabyemeye. Ibyo rero nibyo byazamuye amarangamutima y'abantu benshi, baravuga ati ariko uyu muntu ni gatiki kuki adafungwa kandi akoranyije ibinyuranyije n'amategeko. Urukiko rero niko kumuta muri yombi. Umunsi yaburanye ingingo mwazumvisha afite, aravuga ko urumogi yarunyweye ari mu Butaliyani, bityo ko atarunywereye mu Rwanda, kandi mu Butaliyani barabyemera. Gusa iyi ngingo buriya ni uruca abana kuri njye, kubera ko kuvuga ngo urumogi warunyweraga mu Butaliyani noneho mu myenda yawe bakarusangamo, sindajya mu ndege wenda ngo ntembere ngereyo mu bihugu bitandukanye. Ariko indi ngingo nzi inashoboka, ntekeza ko ugiye kuza mu ndege baragusaka bihagije, ku buryo bitakwemerwa ko
haba n'imbwa zisaka, murabizi, kandi n'imbwa zisaka n'ibiyobyabwenge zirahari, ku buryo ntekereza ko byagorana ko urumogi ushobora kurwambutsa ngo runyuze mu ndege abantu batagufashe, cyangwa n'izo mbwa zitarwumvishe. Birashoboka cyane rero ko Moses akageso ko kunywa urumogi yarunyweraga mu Butaliyani, ariko no mu Rwanda akaba yararunywaga, kubera ko ruriya rumogi avuga ko rwaje mu ishati, atazi uko rwajemo, kandi ishati ariye ngo nta nubwo arayambara. Ibyo byo wenda ntabwo twabihamya, kuko ishati yambawe n'itambawe biragoye kubitandukanya, ariko kuvuga ngo ngera urumogi ntabwo nzi ko rwageze mu ishati. Kandi urundi narunyweraga mu Butaliyani mu myaka 2, umuntu wanywera urumogi mu myaka 2 twagiye tubona nagenda nabipostinga ati ndi kunywera urumogi hano rwose iwacu nta ribi, mu Bufaransa meze neza, ugasanga nabyo ni ibintu bisa nk'ibigiye kwamamazwa. Iyi ngingo nayo ishobora kuzamugonga cyane, kwemera ko urumogi yarunywere mu Butaliyani, cyane nk'uko twabivuze mu maraso ye ntabwo handitsemo ko urwo rumogi yarunywere mu Butaliyani. Ikindi, kuba yarusanganywe mu Rwanda ni ikimenyetso simusiga k'umuntu wafatanywe ibiyobyabwenge. Wenda ubushinjacyaha cyangwa se urukiko n'abacamanza bazagira ibyabyo, ariko urwo ni urubanza umuntu yumva ko hari urucabana, kuko turabiza ibintu bigendanye n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Hano iyo bagufatanye bure, icyo twita bure, abanywa ibiyobyabwenge barabizi, ntago uvuga ngo ariko ngo bure ngo ngiye ngo mufatanye, ngo ntago nzi ukuntu ryageze ngo mu pantaro yanjye, ngo cyangwa ngo mu ikote ryanjye, ngo ariko ngo kandi ngiye ngo urumogi ndarunywa, ngo nanunyweraga ngo muri Kongo gusa. Oya, ibyo ntabwo ari byo. Niba urumogi barumufatanye bivuga ngo yarunywaga. Icyari gutungurana nuko yari kuvuga ngo sindunywa. Sinzi wenda biriya bipimo by'urumogi bagaragaje uko rungana, bagaragaje ko bamusanze muri kuri 320 bishoboka kuba ari rwinshi, ko bisa kose iyo bigeze kuri 300, niba ari kwijana, hariya niho ntasobanukiwe neza ngo 300 ni ingano ingana iki, ariko urumva ko ari urumogi rwishi. Nawe ubwe niba yemera ko yarunyweye mu myaka 2, urumva ko ari urumogi rutaba rukeya cyane. Rero no gutegereza imyanzuro y'urukiko, kuko ngo mu rukiko burya ngo hatsinda ufite ukuri, bambe hatsinda ufite ibimenyetso, ngo ntabwo hatsinda ufite ukuri. Wajya kubona ukabona baranamurekuye, wenda ati burana udafunze, twumvishe ufite ingwate, gusa n'ingwate yatanze, ibyo gutanga ingwate biriya nta matakira ngo ashobora gutoroka bwo yatoroka, abonye uko atoroka ibyaha akurikiranwa n'ibyaha biremereye. Buriya gukoresha ibiyobyabwenge mu Rwanda no kubikwirakwiza, hari ugukoresha ibiyobyabwenge no kubikwirakwiza. Wabyinywere ku giti cyawe ntago bihuye nuko noneho urufite, ku buryo nanjye narukenera nkabwira ati wampaye burimo. Iyo bigenze gutyo rero haba hajemo no kwirukwirakwiza. Ntekereze ko biragoye kwemera ko Moses bazamurekura ngo aburana adafunze, kubera ko ntekereza ko banamurekuye byakurura izindi mpaka zo kuvuga ngo kubera iki we bamurekuye, kubera iki naka. Tuzi abantu benshi bafungiye muri gereza zitandukanye cyangwa se mu magororero atandukanye, bazize ibiyobyabwenge, arabajyanwa mu bigo ngororamuco. Kubera iki se bo batabareka, avuga ati gereka mureke nzisubiraho. Icyo umuntu yavuga hano ni ukureka amategeko agakora ibyayo. Iyo ufite abakunganira mu mategeko hari ingingo baba bafite, ariko nanone ukareba ngo ese iyi ngingo nkatwe nk'abantu nyine tuba dutekereza, nawe ushobora gutekereza ukwawe. Ibi ni ibitekerezo byanjye bwite, wenda nawe ufite ibyawe, ugatekereza ukavuga ngo ese iyi ngingo koko yarokora motion? Ntabwo yamurokora iyo bigeze ku kintu cy'ikiyobyabwenge nk'urumogi, noneho kuko hazamo icyo kurunywa no kurukwirakwiza. Ibyo byongerera ubukana ku buryo umuntu yavuga ko kuvamo kwe bizaba bigoye. Ni ugutegereza ibihano biteganywa n'amategeko, cyangwa se abaye umwere nabyo birashoboka. Mu rukiko birashoboka ko yaba umwere, ariko n'ibyaha bimuhamye benshi bakaba bumva ko nta cyaba gitangaje. Niba umuntu yiyemera ko yakoresheje urumogi, wenda akavuga ko yarukoresheje mu Butaliyani, aho niho bigoranye kumenya ngo urumogi bamusanzemo rwo mu Butaliyani. Ariko niba no mu ishati ye bararusanzemo, kandi ishati iri i Kigali, ntabwo bavuga ngo uru rumogi ngo narunyweraga mu Butaliyani ngo rwambukana i Kigali. Nuko bihagaze rero, turabashimiye, twizere ko mumeze neza. Namwe tujye muri comment tuganire, ese mubona ukwiregura kwa Moses gufite ishingiro? Aravuga ati urumogi narunyweraga mu Butaliyani, ati pasiporo rwose ni fotokopi nahinduye, nta kibazo, ni kandi nyine narayipostinze, abantu batangiye kunyamagana mbikuraho. Ibyo ntago bihagije.
mwebwe mwumva bihagije. Reka tuganire rero, turakanda subscribe na kukamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe, hanyuma video zikazajya zikugeraho mu buryo bunyarutse. Bye bye. Nyarutse. Bye bye. Nyarutse. The Zoom TV 24 iyi niyo channel ya mbere ya YouTube mu kugeza amakuru adasanzwe y'imyidagaduro, amakuru ya politike, amakuru y'ubuzima, inkuru z'urukundo ndetse n'amabanga y'abakuze, urwenya na byenda gusetsa. Kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. The Zoom TV 24.